Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Uworizagwira Florien wamamaye nka ya mpano mu muziki. Umuvugizi wa RIB ku rwego rw'igihugu Dr Murangira Bitsiyeri akaba yamaze gushimangira aya makuru ko Uworizagwira Florien wamamaye nka ya mpano ku itariki ya 16 z'uku kwezi aribwo yatawe muri yombi n'uru rwego, ubwo uyu muhanzi yarakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 7 harimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, hakaza icyaha cy'ubwinjiracyaha, ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Ibi byaha byose uko bigera kuri 7 akaba ari byo Uworizagwira Florien akurikiranyweho n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Magingo aya Dr Murangira Bitsiyeri umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba yamaze gutangaza ko uyu muhanzi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ikiri gutunganywa kugira ngo bayishyikirize umushinjacyaha. Mu minsi yashize Uworizagwira Florien nibwo yagiranye amakimbirane n'umugore we babanaga, biza kurangira ya mpano afatanye n'umugore we bararwana ndetse aranamukomeretsa ku buryo bukomeye. Ubwo ya mpano yari avuye mu rugo n'umugore we barimo bagenda mu muhanda nibwo habayeho gushyamirana, maze umugore we yifuza kuva mu modoka kugira ngo asubire mu rugo. Akimara gusohoka mu modoka yuriye moto nibwo Uworizagwira Florien yahise yakserera imodoka maze agonga wa mumotari wari utwaye umugore, bikubita hasi bose barakomereka cyane. Bikimara kugenda gutyo umugore wa ya mpano yagiye kwa muganga arivuza maze arakira. Haciyemo iminsi mike nibwo yaje kubona ko arambiwe iryo totezwa maze yihutira kujya kumurega kuri RIB. Ikirego cye baracyakiriye, haciyemo iminsi bahamagara Uworizagwira kugira ngo abashe kwitaba, abashe gusobanura ibi byaha umugore we yari ari kumushinja, ariko ya mpano agomeza guca amarenga adashaka kwitaba RIB muri ako kanya kubw'ibyaha yari ari gukurikiranwa. Ubwo RIB yahamagaraga ya mpano ngo aze yitabe, ya mpano yakomeje kubeshya ko atari mu Rwanda ahubwo hari utundi tuntu yagiyemo hanze. RIB imubwira ko nakomeza gutyo bazamwishakira nk'uko bashaka abandi banyabyaha bose. Uworizagwira yabonye bikomeje guhindura isura niko kuza kwitaba uru rwego maze bahita bamuta muri yombi kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro kugeza amagingo aya ubwo dosiye itarashyikirizwa umushinjacyaha kugira ngo abashe kuburana ibi byaha byose bigera kuri 7 aracyari mu maboko ya RIB kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro kugeza igihe dosiye y'uyu muhanzi izashyikirizwa umushinjacyaha. Reka nongere mbibutse ibyaha byose bigera kuri 7 uyu Uworizagwira wamenyekanye nka ya mpano mu muziki nyarwanda akurikiranyweho. Harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu mugabo akimara kubona ko byamaze kumukomerana nibwo yaje ku mbuga nkoranyambaga maze atanga ubutumwa ku bakunzi be bamukurikirana mu muziki umunsi ku munsi, agerageza kubasobanurira ikibazo yari amaze iminsi afitanye n'umugore we. Mu magambo y'amano yanavuze ko umugore we bari bamaranye iminsi ari nawe bagiranye ibibazo by'amakimbirane bikaza kugira naho bigeze mu rukiko. Ya mpano yavuze ko umugore we yakuyemo inda zigera kuri 3 zose. Ubwo yageragezaga kuza ku mbuga nkoranyambaga kubwira abakunzi be bamukurikirana umunsi ku munsi ibibazo yari amaze iminsi afitanye n'umugore we, byasaga naho iby'umugore byose amushinja abyikura ahubwo akagerageza kwigira umwere. Mu gihe dosiye ya mpano itaragezwa imbere y'umushinjacyaha turacyategereje kugira ngo turebe cyo urukiko ruzanzura kuri uyu muhanzi. Wibuke gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo amakuru yose atambuka ujye uyumva mu ba mbere. Njye ni nuko nsoje, ndabashimiye cyane mukomeze kugira ibihe byiza.